Ku cyumweru ukwezi kwa kabiri itariki ya mbere, uyu ni umunsi wa 32 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Kaze mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2026. Ari wo mwaka w'ibirenze ibyo utegereje. Uku kwezi kwa kabiri n'ukwezi kumuhamagaro. Imana iraguhamagarira igikorwa gikomeye muri uku kwezi. Imana irabaza iti, ntumende ninde watugendera? Yesaya yaremeye, Imana iramukoresha. Nibyo nawe nkwifuriza kwemera umuhamagaro wayo muri ibi bihe, kugira ngo ubere benshi umugisha iminsi yawe usigaranye yo kubaho. Uzasoze uku kwezi neza mu mbaraga z'Imana isumba byose. Amen. Isezerano ry'umunsi. Igihe cyo kuva muri ubwo butayu kirageze. Ikizakubera ikimenyetso nuko ngiye kuvugana nawe nkuko navuganye na Mose. Kubara igice cya mbere ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi, ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri, ku mwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa. Umva, uyu munsi ukwezi kwa kabiri ku munsi wako wa mbere nico gihe Imana yavuganye na Mose ari mu butayu. Nawe ubwo butayu ugize mu gihe kinini, Imana igiye kuvugana nawe, igukura aho hantu ikugeza aho yaguteguriye. Haleluya. Uwiteka Mana, ndagushima ko muri ubu butayu bw'Isinayi cyangwa se burenze ubw'Isinayi mwene data arimo, ndagushima ko kuri uyu munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri ugiye kuvugana nawe mu izina ryawe Yesu. Amen.